icyizere cy'uko mwese aho muri mumeze neza. None aherutse kumbwira ati nta gishyashya munsi y'ijuru, ibyo tubona byose na mbere hose byahozeho. Ntiburetse gato, ariko ibaze guhagarara imbere y'Abayisiraheli barongowe na Aroni na Musa ugatangira kubatekereza ibya artificial intelligence. Nta kabuza urufaya rw'amabuye rwari kukubona bakubwira ko watewe na roho mbi, kandi ko nta kiza uri kwifuriza iyo mbaga y'Imana iherereye muri ubwo butayu. Ikintu cyonyine batekerezaga ari Imana yo kurya iryo joro. None reba kujya imbere y'umwami w'igihanganye nka Nebukadinezari ukabwira ko ufite umushinga ukomeye wo gukora ikintu kinini gipima amatoni ukacyita indege, ubundi ukagipakizamo abaturage be babarirwa mu magana, ukabagurutsa mu kirere ukabazengurutsa ubwami bwe bwose, igihugu ukakizenguruka, ubundi ukajya gusura n'ikindi gihugu ukamwumvisha ukuntu buze kubagarura amahoro. Akanya nta kindi cyari kuba, cyakora yari kumirwa, ubundi agategeka ko bazana inkota y'ubugi bucyaye, ubundi bakayikwahuranya mu mutima, kuko nta kindi gikwiye umuntu nkawe utinyuka akaza kuvuga amahomvo, amagambo adafite umutwe n'ikibuno imbere y'umwami. Ahari wenda aho nagiye kure, ariko nanone sinumva ukuntu byari kumera iyo uza kujya imbere y'umwami w'abami nka Alexander the Great ugatangira kumutekereza ibya augmented reality ndetse no virtual reality. Yari kumirwa, umwami wihoreraga mu ntambara, yari kuvuga ko abonye ikigwari n'ikigoryi mu gihugu cyiwe, ndetse yari kuvuga ko agushije ishyano. Ariko rero uyu munsi aho ibintu bigeze, ibaze ko uruganda nka Apple rwakoze amadarubindi ushobora kubwira utumva rero wa madarubindi we uyambaye ku mubiri wawe ukayabwira uti reba ibye nubwo nyiguze kwa murokore, ndashaka ko ndi buyinywe nicaye Miami, ndetse impande yanjye mpabona abakobwa b'ibizungerezi b'ubwoko bwose, kandi nyine bikaba neza ukabibona nk'uko ubivuze. Apple Vision Pro niyo marinete y'akataraboneka, wayita marinete cyangwa amadarubindi cyangwa amataratara, niyo ngiye kukubwira aka kanya. Nitwa Kiranja Patrick, kora subscribe, kore like, ujye no muri comment tubwire icyo ushaka ko tuzagukoreraho. Kano gace k'ikiganiro cyacu kitwa Tech Hub, niho tuzatukugezaho ibintu bigezweho bishyashya muri technology, ndetse nawe ukaduha suggestions y'ibyo ushaka ko tuzakubwira. Intangiriro z'umwaka utaha 2024, umuntu uzaba ubishaka ndetse afite n'ubushobozi bwo kwigondera aya marinete azaba ahagaze arengaho gato $3,500 by'idolari, ariko icyo ni igiciro cyatanzwe n'uruganda. Azabasha kwigondera aya marinete afata amashusho mu buryo bwa 3D, hahandi ureba amashusho nawe ukaba ubwawe umeze nk'uwibereye aho mu gikorwa. Aha marinete azaba afite imikoranire ya hafi na iPhone 15 Pro. Iyo ngiyo tuzanayivugaho ku buryo bwayo bwihariye. Aya marinete yubakiye ku buryo bwayo butatu. Marinete yubakiye ku buryo icyarimwe bw'umwihariko Mac OS, iOS, iPad OS and Vision OS. Aya madarubindi nanone ushobora kuyakoresha mu buryo bw'agatangaza butatu, ukoresheje intoki zawe, ijisho ryawe, cyangwa ijwi ukayabwira icyo agomba gukora. Ibi ni ukuvuga ko kubera ibintu uri kureba biba byabaye binini cyane imbere yawe, ushobora guhitamo icyo ushaka ukoresheje imboni y'ijisho ryawe, ukakirebaho ubundi ugahumbya, ukinjira muri application mu buryo ushaka. Kimwe nanone nuko ushobora kukireba n'imboni yawe cyangwa ukazengurutsa urutoki, ubundi urwo rutoki rwakabaye no gukoraho ukirika nk'uko kuri phone bisanzwe, ariko rwo ruba ruri aho ngaho, nta umuntu uri kukureba ku ruhande mu cyumba ashobora kugira ko nasaze, kuko nubwo muba muri mu cyumba kimwe ntabwo muba mubasha kubona ibintu bimwe. Ushobora nanone guhamagara application mu ijwi ryawe, cyangwa ukavuga amagambo ushaka kuba gushakira, ubundi ukayabonana wambaye ayo marinete, ariko umuntu wundi muri kumwe nta kintu ashobora kubona nubwo uri kubona ibitandukanye nawe. Nkuko nanone muri telefone yawe igendanwa ushobora gufata ugashyiramo icyo twita wallpaper. Abantu benshi bakunda gufata amafoto y'ahantu heza mu misozi myiza bifuza kuzakandagiza ibirenge byabo, ahantu hari indabo ziteye amabengeza ndetse no ku mazi, akaba ariho bashyiramo iyo shusho bakajya bahora bayireba n'amaso yabo. Hano kuri Apple Vision Pro uko bikora, none ufata ya shusho, niba wicaye mu cyumba cyawe yambaye ya shusho, none ukaba ari ushaka ko icyo cyumba cyawe ariko kiba kimeze, nawe ubwawe ukaba umeze nk'uri aho hantu, aho gutekereza ko wazahagera uhitegereza muri telefone yawe. Muri Apple Vision Pro zambaye umeze nk'uyibereye aho hantu none wamaze kuhagera. Reka dufate urugero, ushobora kuryama
ugaramye ku gitanda cyawe, ubundi ukavuga ati ntabwo nshaka kureba hejuru ku iparafo, ndashaka ko hano ndyamye nubwo ari ku gitanda cyanjye, ariko iki gitanda kiba kimeze nk'igiteretse hanze, ubundi mbasha kureba ikirere cyiza kirimo ibicu bikeya kandi gisa ubururu, mbega umeze nk'uri hanze ahantu hari akazuba kameze neza, kabone nubwo hanze y'inzu yawe imvura yabigwa kandi igicu kibuditse gisa nabi. Ikindi nanone ukwiye kumenya kuri zino Lunette ni uko iyo umuntu ari kuzikoresha nubwo uba uri kubona ibintu bitandukanye n'ibiri muri icyo cyumba cyangwa ahantu uri, ntabwo bivuze kuba watwawe ibitekerezo byose ku buryo utabasha kubona abakwegereye. Kwa kundi wenda umuntu agenda yambaye ekuteri yatwawe, wamubaza ibintu byavugirwaga aho ngaho ukumva nta gitekerezo na kimwe kibyara aho ngaho bifite. Oya, kuri izi ngizi ho ntabwo ari uko bikora. Iyo uzambaye nubwo ziba zigupfutse amaso yose, ariko ubwazo zifite ubushobozi bwo kukwerekana ibiri kuberaho, ku buryo umuntu aje kugana kuvugisha bidasaba gukoraho uba wamubonye kandi mukaganira n'ibisanzwe, bidakuyeho nanone ko ushobora gukomeza kubona ibyo ziri kukwereka. Ubwo buhanga zikoranye. Tuvuge ku bijyanye na gaming. Abantu bikundira games, ubwayo uzambaye urimo urakina game, umeze nkaho ubwawe nkaho uri umukinnyi w'iyo game uhibereye, ushobora gukora byinshi kuri iyo game kandi nawe umeze nk'uri kuri site uri gukina. Tubuze noneho ku bakunda football ya nyayo itari bacu uri kureba match bisanzwe neza ntaho butandukaniye na bari abagashize babishyuye yo kwicara muri VIP, kuko nayo match uyireba ushobora no kuzominga umukinnyi ukamwiyegereza neza nkaho uri imbere hafi hari umutoza abahagaze. Wambaye zino Lunette ushobora neza kurebera match ukayitegereza neza kurusha uwagiye kuri stade. Izi Lunette Apple Vision Pro ku bijyanye no guhostinga amanama naho ibikora mu buryo butandukanye nubwo twari busanzwe tuziho gatoya. Ubusanzwe kuko tuzi umuntu asharinga abandi screen, ubundi bakareba ibikuri gukorerwaho, akaba ari ujye ubabwira ariko hari igihe bishoboka ko bataba bari kurebana ako kanya mu gihe screen yabaye shared. Ahangaho biratandukanye. Mwese umuntu mwasharinga ikintu ku gikuta kimwe, nanone mukomeza murebana nk'abicaye mu cyumba kimwe, mugakurikirana inama kandi muganira kuri document imwe, ariko nanone mukirebana kandi mu buryo buri vaca, ariko nanone umeze nkaho buririyo mwegeranye muvugana kuri reaction buri wese yabasha kugira mu ifoto igaragara neza. Ni byiza Lunette zikora. Cyo ntakubwiye neza nuko izi Lunette ushobora kuza access kuri telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe yo mu bwoko bwa Apple, ubundi ibyo byose biri mu kabe wabiprojectinga ku gikuta, ukabihisha ishusho ushaka n'isura ushaka, ukaba wareba filime, ukaba wasoma document nini cyane, wowe ukajya uyisoma yiyegereje, ukareba amafoto yiyegereje, ndetse ushobora no kureba n'amafoto wafashe kera, nanone ukongera ukamera nkaho uri mu icyo gikorwa uri kumwe nabo wari uri kumwe wishimiye neza mu buryo bwa 3D. Turamutse tugiye kure muri technology ikoze, umuntu akavuga ku makamera yigize cyangwa ibindi biyikoze n'uburyo iri programmed mo ku buryo ibasha ku accessing ubwonko bwawe, ikakwereka mu by'ukuri ibintu ako kanya bidahari, ariko ukaba umeze neza nkaho hibereye nkaho bihari. Byadusaba iminsi n'amasaha menshi kugira ngo tubisobanure tubyumve, ariko nanone sinabura kukubwira ko ifite speakers zibasha gutuma wumva ibyo iri kuvuga, kandi nanone ukaba wabasha kumva ibyo abandi bari kuvuga ku ruhande, bitandukanye na ekuteri ko ushobora kuzambara ariko ntubashe kumva ibyo abandi bari kuvuga ku ruhande. Nanone ifite akabateri keza kandi koroshye umuntu yakitwaza mu mufuka. Nanone kandi ifite stretch umuntu ashobora kwadjustinga mu buryo ashatse, ku buryo zakwira umuntu uwo ari we wese umutwe yaba afite uko yabungana kose. Amakuru avuga kuri technology ataraboneka n'ubuhanga buhambaye bukoranye zino Lunette, umuntu agiye kuyavugaho ntiyayarangiza. Njyewe mbashije kukubwira nayo ngayo. Ushaka kumenya ibirenze kuri ibyo, wajya kuri website ya Apple www.apple.com ugasoma ibirenzeho, ukihera ijisho ndetse ukareba n'izindi technology zihambaye barimo bageraho, ndetse na iPhone 15 Pro iri mu byo tugiye kukubwira mu kindi kiganiro kiri bukurikiyeho. Kano gace k'iki kiganiro kitwa Tech Hub, aho tukubwira amakuru mashya muri technology agezweho, ariko nanone kuri ino channel dufite kandi gace kitwa Dutembere, aho tukuzengurutsa ku isi ahantu henshi ufite amatsiko kumenya, ukahumvaho byinshi ukanirebera byinshi mu mashusho abasa neza aba yarafashwe. Nitwa Kiranja Patrick,
wowe kora subscribe, ukore like, ukore na comment, ukore na share ku nshuti zawe, ubundi dukomezanye twirire isi. Ndabakunda cyane cyane. Imana ibarinde inzara. Bye bye.